reka ko ngufate ubuse uguye ntakubwira ko ngufate ntakwa ufite oya ntabwo ufite fata ukwawe nuzi ngufata ukajya kuryama kunaniwe muri ibintu nk'ibyo ndakugeza ku murimo Allô? Mama, ele? Ndamushaka ngo izi ko nabaze n'indaya. Umva baje basinze bameze nabi ngenda abonye ko buranyisha. Nukuri bamushaka ikintu bikora pe. Umva ubwo buranyishe yazanye indape nawe Rwanda yawe. Ngora bari yazanye iki? Nabal yazanye iki? Nabal yazanye indaya. Jye nako ndindaya ya Nabal. Umunsi nsezerana Nabal wari uhari mva mu bwizo kuri ndashaka umfashe ufate akitwa akawe kose nzira ntabwo nzi ibyo ari byo. Umutima wanjye ntabwo wishimye habe na gato. Twari twishimye se turi guseka ubaye iki? Hamagara Frank. Mwana data
banigira neza, banishobora byose, ndagushimiye, ndaguhimbaje Imana, nshimiye ko undinda ibihe byose. Ushimiye ko undinda Mana, ni ukuri ndakwinginze unkize uyu mutwe, ukomeze kungira neza, unkize uburwayi bwose, mbabara hose uhankize, mu izina rya Yesu. Ni ukuri data, ukomeze kundinda, ukomeze unyongerere imbaraga, ni ukuri z'umwuka wawe, unkize, unsindire umudayimoni w'umutwe mu izina rya Yesu, unkomereze ni ukuri mu bugingo bwawe, unkomeze muri byose data, ni ukuri imbaraga n'amavuta byawe Mana binkomeze mu izina rya Yesu Kristo. Ndatokesha abadayimoni imyuka mibi mu izina rya Yesu, ndatekesha abadayimoni baza kunteza umyuka y'uburwayi, byose ndabikubitisha imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Gahoro nuturinde Mana kandi uturengere, udukomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu, amen. Mami, Nabal yazanye undi mugore. Ntabwo bishoboka byo. Byabaye rero. Gusa ni gute Nabal aka kanya yaba yibagiwe? Ntabwo bishoboka. Yamuzanye. Amumaranye igihe? Oya, nibwo bari bakiza. Wabwiwe n'iki se ko ari umugore yazanye? Ni indaya ye. Jesus. Frank, ngwino hano. Atsi imodoka tugende mu cyaro kuzana Beata. Ati tukazajya hejuru. Urumva ibintu byoroshye. Ati rero ejo ni weekend. Katuzindukira kugira tubone uko tumushyira Nabal. Nibyo byiza n'ubundi nta kurara mugenda ijoro. Bari byo byatworohera. Nta kundi. Shaju, hari ikintu ufite ku mutima gihora kimbuza amahoro. Kuri mu bantu bazi kwesha amahoro no mu mafuti, ikintu cyaba cyakubuje amahoro ni ikintu kikoko shati ya. Yorere sho, umutima wanjye uraboshywe, ngendana ideni ryo gusaba imbabazi. Nasiwe wambwiye mana yanjye kuntera ubwoba. Urumva nagiye ku kazi ka sheri wanjye, nako ni indayabutwi, masanga umukobwa mushyashya, ariko nari mumize bunguri. Mpfu umugabo? Satani ni umukara, ariko manu mashaka kumusaba imbabazi. Anyway, tubireke, ubundi nanjye nawe ntabwo tubanye neza. Ngaho se sha tubivugeho.
gusa karame mabusha ziriya ni inzozi tubonye umuzimu wa Beyata cyangwa mabusha mba nkuroga nanjye numiwe Ego, karibu. Amazimana ni iki? ntacyo ahubwo ndashaka ko tuganira. Nta kibazo. Joy kwa mwirukanye byagenze bite? Papa Fi, byo numvise nibyo? Mami, ntabwo ari njye wamwirukanye. Ni Suti hati. Ngonde? Suti hati. Afi, ibyo ugezemo ni ibiki? Koko ngo Suti hati? Dushima Imana mu minsi mike ishize kubw'igitangaza gukoreye, kubw'ineza yawe wabonye. None ngo Suti hati? Ntabwo nshobora kubyihanganira. Ntabwo nshobora kwihanganira kubona Satani agusenyera urugo mbireba. Niyo mpamvu nahisemo kuzana amafiyete n'abana. Ngo Beyata? Oya. Beyata. Oya. Beyata? Frank, muze. Beyata? Oya. Ngo Beyata ni umuturage. Beyata ni umuturage gute? Wowe waje umeze gutya? Nuwingutiya. Uvuye mu cyaro ejo bundi urakarabye urakeye, urambara ukaberwa urasa neza, ngura umusirimu ngo Beyata ni umukecuru ngo ni umuturage w'ingutiya. Mfite umugore w'umusirimu uberanye nanjye. Ntabwo uzi yuko ineza umuntu yagiriwe atagomba kuyihererana, agomba kuyigirira abandi. Noneho Beyata atari rubanda akara ko mu mara yawe.
ni umugore wo mu cyaro, ndi umusirimu nyine, ndi umusirimu. Papa Fiye. Школу цьому ткацю найти.